murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Hakiza TV, murakaza neza murisanga. Hello. Amakuru yanyu abasore muraho murakomeye. Uyu munsi ndaje ngungane n'abasore muri iki gitondo cya none kiwacu. Wacu ni mu gitondo, ubwo twebwe ni mwaramutse, mwebwe ni mwiriwe abari hano, kuko abenshi bari hano ni mwiriwe. Ya iwanyu ni kumanwa. Nizere yuko rero mukomeye mumeze neza. Ngiye kubaha audio, maze iminsi mbahata za audio cyane ya kubera ko gukora video nyine ebana bisigaye bingora cyane. Kuretse ko nsigaye nanakunda audio kubera ko audio nyishyira kuri groupe, nk'abantu bavuga ko badashobora kuba bareba YouTube, baza hano kuri groupe, baza kuri groupe ya WhatsApp yanjye. Iyi audio niho ngiye kuyohereza, ariko ndibuze kuyieditinga nyishyire no kuri YouTube. Rero wa muntu undebera kuri Facebook, kuko Facebook nyakira akantu gatoya, wa muntu ndebera kuri YouTube ariko agashobora kuba atayireba video yose ngayirangize bitewe nuko ubushobozi bukeya bw'amamega, nta kibazo. Wanyandikira kuri social media zanjye zose, kuri Facebook ni Chantal Hakiza, noneho kuri Instagram ni Chantal Hakiza. Wanyandikira noneho ukampa nomero yawe nkagushyira muri groupe ushaka kujyamo iyo ari yose. Mfite groupe y'abagabo bubatse, mfite groupe y'abagore bubatse, mfite groupe y'abakobwa bubatse, abakobwa bifuza kurushinga, mfite groupe y'abasore abifuza kurushinga. So ubwo rero urumva ko nagushyira muri izo ngizo. Umuntu nkeneye muri groupe no wifuza kurushinga, no ushaka inama zo kugira gute kurushinga, not kuza afite izindi gahunda. Naza afite izindi gahunda ya directement, the good thing ngiye bitamumenya nkahita mukuramo. Ubwo rero anagiraga ngo uyu munsi nganiriza abasore utuntu dukeya cyane. Hariho udu tips nshaka kubahereza, utuntu mwajya mukoresha mu gihe mugiye gutereta abakobwa, mu gihe niba wifuza kurushinga, kubera ko nkunda kugana n'abantu bari mariye, abagabo bari mariye, abagore bari mariye, nkasanga amakosa nk'ayo ngayo bagiye bayakora. Rero nifuza ko nabiganiriza abasore bari kunyumva muri uyu mwanya. Niba koko uri gushakisha umukobwa ugomba kuzarushinga nawe, mu by'ukuri hari ibyo ngiye kukubwira ugomba kugenderaho nk'umusore wifuza kurushinga. Mu by'ukuri iyo ushaka umugore uba ushaka umuntu uzakubera umugore mwiza, mutima w'urugo, nk'uko babivuga iwacu. Mutima w'urugo rero ni umudamu wubaha, ni umudamu ukunda, ni umudamu azakuviramo na mama w'abana bawe. So nibaza ko ukeneye umudamu uzakubera mama w'abana bawe, akaba urugero rwiza ku bakobwa bawe uzabyara, no ku bahungu bawe uzabyara, akazabereka ko ari mama mwiza. Rero nagira ngo mbahereze ibintu bingahe nubibona ku mukobwa uri gutereta. My dear, my brother, run away. Hitusubira inyuma byihuse cyane, ariko nkubwire ngo byihuse cyane, naho ubundi uzamugeza mu rugo iwawe ebana uhore uri muri ntuze mu ntambara idashira. Umfishe rero ho kugira ngo uzajye muri iyo ntambara, reka mbikubwire hakiri kare. Uzabirebe cyane, ndagira nkubwire ngo uzabirebe cyane. Abantu bose bari kunyumva muri uyu mwanya bari mariye, abagabo siritu, yakubwira ko icyo kintu vraiment hariho ikosa yakoze kuba atarakirebyeho. Rero mwebwe mwagiriwe amahirwe yuko muri kino gihe muri gushaka, deja hari za YouTube, muri gushaka, hari abantu bashobora kuba babagira inama. So ni ubuntu rero bukomeye cyane mwagiriwe mwebwe. So ndagira nkubwire ngo musore we, nubona umukobwa
nawe ukamubaza amakuru ye, ukamubaza imyirondoro ye, ugasanga ari kwiguhisha, ukamubaza ati uturuka hagana hehe, akabiguhisha, se uvuka he, akabiguhisha. Byo kuvuga kubiguhisha, hari ukuntu nyine abakobwa babicakura ukuntu, ukamubwira ati ariko se uvuka hehe, umukobwa akavuga ati baba ibyo ngibyo rero ntago ari none hakubimenya pe, ibyo ntago biri none hakubimenya, ubwo nyine uko tuzagenda tumenyana uzagenda umenya birambuye. My dear, none se umukobwa ari gutangira kukwihisha nonaha uri kumushakamo ikintu gikomeye cyane, uri kumushakamo kazakubera umugore, uwo mukobwa wumva hari aho muzagerana. Rero umukobwa ubonye ibyo bintu, umukobwa ubonye ari inshakura bigeze aho ngaho, mbabarira wegere hirya uvuga ati you know what, iki ntago ari cyo gihe. Byakubera ko numara kutangira kumukunda, numukunda cyane bizakugora kugira ngo usubire inyuma cyangwa uvuge ati reka nirotire. Kwirotira bizakugora cyane rwose. Rero ni byiza yuko ubibonye director mugomba guhita usubira inyuma, ukagendamo bukeya cyangwa ukagendamo bukeya, ukareba niba bishoboka kazakwibwira, atakwibwiye rwose ugerageza guhita ubivamo vuba cyane. Umva nkubwire rero, uwundi mukobwa ugomba kwirinda, uyu nguyu rwose we mani ho mwijoro simbizi. Uyu umukobwa azahora kubaza ati ariko se sheri, ufite amafaranga angahe kuri konti, ese akazi ukora baguhemba angahe, reka nkubaze ikintu. Ako se ubwo umukobwa ariko kubaza ayo magambo, mbabarira umbwire nawe, ubwo wumva uwo mukobwa hari ikindi ashaka? Agushaka amafaranga, nta kindi agushaka amafaranga, ari kubaza amafaranga ukorera uko angana, agatangira kuyabara deja atari we yakorera. Ibaza noneho numugeza mu rugo noneho azayabara neza ku buryo uzajya no kugura ikintu ukarinda kumubaza ati ndashaka amafaranga yo gukoresha ikintu kiniki. So uwo mukobwa rero nawe ugomba kumugendera kure, kubera ko abagabo muri ba provider, abagabo mutunga umuryango, mugira gute. Rero umugabo agomba kuba umugabo mu rugo, akaba ari ugomba gutunga umuryango. Rero iyo ushatse umugore umeze gutyo, igitsina gore kimeze gutyo, usanga uhorana agahinda kenshi cyane. So rero mu gihe utaramugeza mu rugo, mbabarira my brother, man way, beka nkubwire undi mukobwa rero ugomba kwiruka. Uyu mukobwa ni uvuga abakobwa barankubita, ariko ndamuvuga kubera ko namaze kubona yuko abasore bari guhangayika kuri icyo kintu, abagabo benshi bari guhangayika kubera icyo kintu. Umukobwa unywa cyane, umukobwa anywa amarura, anywa henesi, hariho n'izindi ngenda ntanazi, inzoga nyinshi cyane njya mbona banywa, ariko ntanazi n'amazina yazo. Ugasanga umukobwa aranywa, umusore wowe ntagunywa yewe nta n'ugwa na wine. Rero ukavuga ngo ariko kose uyu mukobwa ni mwiza cyane, uyu mukobwa afite amafaranga, uyu mukobwa yarize, uyu mukobwa ameze neza, ubuzima bwe bumeze neza, nge nzamuhindura. Yes we my dear, my brother, uwo mukobwa uzamuhindura gute? Nge namaze kubwira abantu nababwiye ati reka nkubwire ikintu, nicyo kintu nigisha ku bantu bari gushaka umugore cyangwa umukobwa, umugore cyangwa umugabo. Ntuzibeshye ngo uzahindura umwana w'umuntu. Deja uwo muntu murahuye arakuze, buryo uhindura umwana niwe ushobora kuba wagira, kubera ko uba ukiri kumurera azamuka, ariko ukubitanye n'umuntu ukuze, uzi ubwenge, wagiye ku ishuri udahari, yagiye muri ibo udahari, hanyuma rero ngo ugiye kumuhindura. Ntabwo uzigera umuhindura. Uwo mugore unywa gutyo, inzoga zingana gutyo, my dear, usinda utarakubera umugore, ugataha useguye, ufashe ari kugwirirana, hanyuma ngo ni uzakufiramo umugore koko, mbabarira umbwire nawe. Rero umukobwa umugendere kure, ndabizi ko abakobwa baraza kunkubita, ariko nta kibazo, ndemeye imijugujugu yabo ko kugira ngo basaza bacu bahore bataka kubera icyo kintu. Rwose icyo kintu ndakibukubujije. Nubona umukobwa umeze gutyo, mbabarira umugendere kure. Abakobwa barahari, buri muntu wese aba afite umukobwa akeneye mu buzima bwe. Rero uwo muntu ujye umugendera kure cyane. Hanyuma umukobwa tuvuge
umunyamahane. Hariho abakobwa shawo agira amahane ku buryo nawe ajya kwibwira akavuga ati you know what, njye ngira amahane, nta muhungu n'umwe ushobora kunyurira uko yishakiye. My dear, my sister, nakubungu buri kuganiriza ntuze ndi kuganiriza ngo nanjye mu bakobwa, ndi kuganiriza abahungu. Umva nkubwire wa musore we, uwo mukobwa ugira amahane utaramushaka, umukobwa ugira ati iki ngiki tereka da, umubwire iki ngiki tereka da, ahubwo ukabona yagiye mu marere yakurushije yakaze cyane, akurusha umujinya, agira gute. So nta kintu kimwe ushobora ko wavuga. Ibaze rero uwo mukobwa no umushaka noneho ukamugeza mu rugo ukamurongora akakubera umugore wawe, bizagenda bite? Urumva? So rero mbabarira umugendere kure hakiri kare, ubivemo hakiri kare, utazagerayo ukazagira ibibazo ukagira ngo Chantal ntago nakubwiye. Dore ngewe rwose niyemeje kugira ngo ngire twa tips ngomba kujya mbahereza, utuntu twishi ngomba kujya mbahereza kugira ngo tuzabafashe mu rugendo rw'urukundo, hanyuma mukazavamo abagabo beza, abakobwa bakazavamo abagore beza. Nicyo kintu cyanzanye hano. So ubwo rero ndagira nkubwire ngo ibyo bintu nubibona ku mukobwa nkubwiye byose, mbabarira umugendere kuri uwo mukobwa. Hari n'akandi kantu kanyuma ariko ngiye kuvuga. Nubona umukobwa murakundana, uramutumiye ngo musohoke mujye wenda kurya ranje cyangwa dina whatever akinkanaka, umukobwa akikorera abakobwa abandi bagenzi be arabazanye ngo ba aho ngo mugiye guhurira. Mu byukuri uwo mukobwa wumva ko ari ajye kubera umugore cyangwa deja niba umushaka mu mugore. Rero umukobwa nk'uwo ni wa wundi nyine wikundira show, ni wa wundi ukunda nyine wagomba guhura nawe uyu munsi akazahura n'undejo ibintu nk'ibyo byose ugasanga ni uko nguko uwo mukobwa yitereye. So uwo mukobwa nawe uzirukanke rwose, ibyo bintu nubibona kuri uwo mukobwa uziruke. Ubwo rero Imana ikomeze kuba umugisha, ndabakunda cyane. Yari Chantal Hakiza nkuko bisanzwe. Nugira ikibazo unyandikire, ndahari. Bo kuri groupe bongeye kubahereza audio muri uyu mwanya, hanyuma nimugira ikibazo mumbwire. And then kandi ndagira ngo mbifurize happy new month for August, the month of August. So Imana izabane namwe, Imana izagume kubabera uruhande, izabashyigikira muri byose mu byo murimo, Imana izabahereze abagore beza. Okay, mukomeze mugire ibihe byiza. Chantal Hakiza nkuko bisanzwe. Bye bye.